ngo bivuze ngo no muri business biradusaba ko duplaninga tukavuga ngo ntabwo tuje uyu munsi twite dushora twunguke, ahubwo bivuze ko turashoye ariko twiteze kuzunguka mu gihe runaka cyane. Ubundi niko byakagenze. Urubyiruko se uri kubona tuzabishobora? Oya, urubyiruko nyine icyo dushamadukiye ni za profile twebwe tuba dukeneye zihuta cyane. Ukumva ko nimba wenda ugiye mu kantu ugashakamo amafaranga menshi ashoboka ku buryo byibura ku munsi wajya wumva ko wakwinjiza wenda n'ibihumbi 10 kandi gitangira. Ariko ku ruhande rwanjye ndabumva, rega burya iyo uri gukora ugakora hari ikintu uri kubona bituma ugira imbaraga. Urazigira ariko si byo cyo witonze. Ariko uri kwibuka ko uri gutangira. Ndabyibuka ko ndi gutangira ariko nimba natangiye kubasuhuza abakunzi bo kuri Kubu TV. Iyi ni channel cyangwa se chaîne ya YouTube ikugezaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugarutse muri wa mwanya wa cya kiganiro twahariye urubyiruko Young Debate. Aka kanya rero nkuko n'indi minsi yose isanzwe tugenda tubageneraho tubashyiraho topic nyinshi zitandukanye. Uyu munsi nabwo hari icyo twaje tubahishiye, hari icyo twaje dushaka ngo tuganireho namwe nk'abana bato, urubyiruko ndetse n'abandi bantu bakuru bashobora kugira icyo bakwigiraho nabo bagire icyo bakura. Nkuko bisanzwe rero umunsi ku munsi ikiganiro cyacu cyanyu mugitegurirwa nanjye Cyane kubw'Imana, ntabwo mba ntigenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Ezekiel Twagiramungu. Ndagira ngo yashize iminsi myinshi amakuru y'iminsi. Amakuru yari meza usibye mwebwe. Urabona natwe amakuru ni meza, ibintu birimo biragenda nubwo bitakigenda cyane kubera covid yaje iduca intege. Ntekereza ko yageze mu masekiteri yose. Arega n'ubuzima turimo ntabwo twabuhindura, iyo bije nuko tubifata kandi byanahinduka bikaba byiza. Icyo tuba tugamije kugira ngo byibura tugerageze kwikura muri bya bintu bibi. Yego, twizere ko n'abakunzi bacu badukurikira umunsi ku munsi, twizere ko nubwo ubuzima ari umukara n'umweru, uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi. Nizere ko nabo bagihari bakiri amahoro. Turabasuhuza cyane. Yego, tudatinze rero ngo twizimbe mu magambo, uyu munsi dufite insanganyamatsiko. Insanganyamatsiko yacu rero uyu munsi ndumva ntabwo tugiye kubyerekeranye n'ibiganiro twabanje. Tugiye kuba tuganira ku cyerekeranye na business, ukuntu umuntu byibura yagerageza gukora business iciriritse atari yayindi iyo isaba ibishoro byinshi. Business ntabwo nzi neza nimba abantu badukurikira bose babasha gusobanukirwa no kumva, ariko ntekereza business ishobora kuba ryarabaye ijambo ryisanije n'ikinyarwanda. Uvuze business buri wese ahita asobanukirwa icyo ushatse kuvuga. Akenshi nyine usibye wenda abantu benshi babaye aba businessman cyangwa aba business woman, bitewe n'uko ni imvugo isigaye ikwirakwira hose. Akenshi nyirizina twabyita nk'ubushoramari cyangwa se kwikorera ugashaka ikintu wakora gishobora kuba cyagiraho kikuvana kikakugeza ahandi, ariko kitabaye ikikuzamura wowe ubwawe, ahubwo na sosiyete igukikije. Muri topic rero y'uyu munsi watubwira turibanda ku ki? Ku business, ariko se ku bijyanye n'iki? Ku itangira ryayo, ku gishoro cyayo, ku bijyanye n'iki? Uyu munsi rero ikiganiro cyacu cyangwa se topic yacu tugiye guheraho kugira ngo tuzajye tuyimprova mu buryo butandukanye, kugira ngo ntabwo watangira ikiganiro umunsi umwe ngo gihite kigira gute
umuntu agikurikirana cyose ko cyakabaye ku buryo yahita aba umunyabusinessman. Uyu munsi rero topic yacu turahera kuri topic ivuga ati ni gute watangira business yawe mu buryo uba ubishakamo. Mu buryo uba ubishakamo. None rero nagira ngo dutangire twibaza mu bimwe mu bibazo umuntu aba akwiye kwibaza kugira ngo byibura atangire business mbere yo kugira ngo wishoremo amafaranga yawe. None ikibazo cya mbere rero tuba twibaza, bisaba iki kugira ngo utangire business? Urabizi ko gutangira business atari ikintu cyoroshye, cyangwa se ntabwo ari igitekerezo kiba cyoroshye kuba umuntu yahita atangira kumva ko yahita akora. Biragoye cyane. Ubwo ushatse kuvuga ko byanga byakunda kugira ngo utangire business yagomba kubanza igitekerezo, niko mbyumva. Igitekerezo iyo kimaze kuboneka na business burya iba yabonetse, igishoro cyayo mu buryo bw'amafaranga nacyo cyaba cyabonetse, ariko hakaba hariho impungenge, challenge cyangwa se barrier, imbogamizi zikunda gufata benshi mu rubyiruko. Imbogamizi yo kubona igishoro ku buryo usanga umuntu afite igitekerezo, ariko kugira ngo abone uburyo bwo gushyiramo amafaranga ugasanga bibaye ikibazo. Sinzi niba ariko nawe byumva. Njyewe ubundi nyirizina ntabwo uba ukwiye kwipasa ibintu bikurenze. Gerageza ukore mu ibintu bivanye n'urwego rwawe, sibyo? Niyo mpamvu turi kwibaza ibibazo n'iki twaheraho, cyangwa se bisaba iki kugira ngo utangire business, sibyo? Hari muri bimwe byibura by'ibanze watangira cyangwa se byatuma utangira kugira ngo wumve ko watangira business yawe nta kibazo ufite, sibyo? Muri bimwe rero ushobora muri bimwe by'ibanze ugomba kubanza ukareba ibiki biri ku isoko, cyangwa se n'ibiki bikenewe ku isoko. Kureba ibiri ku isoko, ariko akenshi burya iyo urebye usanga bya bintu biba biri no ku isoko akenshi biba bifite abantu barimo barabikora. Rimwe na rimwe bigenda biza bikaba challenge, ukavuga ati iki kintu kirakenewe, ariko ukareba hari abandi bantu bakirimo, ukaba wacika intege zo guhita ukijyamo kandi ubona hari abandi bantu bakirimo, kuko burya biragoye kubona ikintu gikenewe kidafite abantu bakirimo. Ariko ntibisanzwe, ntabwo wenda bavuga guhanga udushya n'ibyo, sibyo? Ariko nuko dushya twitwa ngo duhanga, tuguhangira muri bya bindi bihari, sibyo? Ntabwo uzanga kujya gukompeta n'abakompetita, sibyo? Ugomba kujya gukompeta nimba ari ikintu runaka umuntu agikora, nawe ugenda urebe ahantu hari defo yiwe, uzanemo improvement, ku buryo weho nubikora kinyamwuga, undi yagiye wenda yabitangaga ubona atabyitayeho cyane, wowe bikore ku bitekerezo byawe, uze ugire icyo uhindura muri sosiyete. Ariko twishyize mu mwanya w'abandi urubyiruko bagenzi bacu, urimo uravuga ikintu kijyanye na competition cyane, kandi turi kwibanda kuri business zirimo ziratangira. Urambwira ukuntu umuntu urashaka gutangira business, ugitangira business araza agakompeta n'umuntu umaze muri business imyaka 10, ufite experience muri business. Okay, birashoboka cyane. None se ukeka ko nimba amaze imyaka 10 nta bandi yahasanze? Birashoboka ko ushobora nawe kuza ukabikora kandi bikemera. Yego ntabwo uzahita umukura ku ntebe ako kanya kamemo, ariko nyine
bigenda biza gake gake, ntabwo ari ngombwa ngo ubitware nko mu kwezi kumwe wumve ko wadepashe umuntu wagutanze, ntabwo bishoboka. ubwo rero ni izihe tekinike nyine, ni izihe tekinike wowe wumva umuntu w'umutangiza ashobora kuzana aje gukompeta n'umuntu? Dukunda kubita ibishyitsi muri bizinesi, ugasanga umuntu yarafatishije afite clientele bitewe n'uko amaze igihe kinini akora. wowe uri mushya, abantu baba bakibaza kuri produit zawe, nimba ari serivisi utanga abantu bakibaza kuri serivisi zawe, usanga nyine abantu kukugana biba bibagora bitewe n'uko baba badafite amakuru ahagije kuri bizinesi wowe wazanye cyangwa se ku cyo urimo urakora. Okay, muri rusange nyine ni ukugira umutima ukomeye, nicyo cya mbere ukwiye kugira, kandi icya kabiri nanone ukaguma umutima nama wawe, sibyo, kumva ko ibyo wajemo koko ubishaka kandi umerita kubikora. ubwo bivuze ngo mu gutangira bizinesi bisaba kuza wiyemeje kandi ukaza ukomeye mu gitekerezo ufite, ukirinda gutinya. wari umaze kutubwira ku kintu kimwe, watubwira no ku bindi bintu dushobora kwibaza cyangwa se dushobora kurebaho mu gihe tugiye gutangira bizinesi? Okay. Nanone hari ikindi kibazo cyo cyari icya mbere, rero hari ikindi rero uba ukwiye kongera gutekereza. Iyo basugeze muri bizinesi uteganya iki? Plani yawe uri guteganya iki muri bizinesi yawe? Ugomba kubyibazaho mbere y'uko ujya gutangira ya bizinesi, mbere y'uko ujya kwishora amafaranga yawe. ngo uragerageza kudusobanura neza, ese urateganya iki bwabyo iyo bizinesi? ujya gutangira kuyijyamo nyine umugani wawe hari icyo urimo guteganya, dusobanure ese mw'ibyo biteganwa ushatse kuvuga ni ibiki, kugira ngo n'abarimo baratwumva bamenye ngo ese icyo kibazo cya urateganya iki bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko utagiye muri bizinesi ukina, sibyo? Ntabwo bizinesi ari ukuyinjiramo uyu munsi ejo ube wayivuyemo, sibyo? Teganya igihe kirekire cya bizinesi yawe, sibyo? Nimba ari ibintu wenda tuvuge nko muri serivisi, serivisi ni ugutegereza umuntu akaza kuyikwaka. None se ejo nutamubona, sibyo, aje kuyikwaka, icyumweru kigashira, uzahita ufunga? Wahita ufunga? Biragaruka kuri kwa kwihangana muri bizinesi mu gihe utari wabasha kugera ku rwa rwego nawe wari ufite abakugana, ntabwo wahita ufunga. Niyo mpamvu rero ugomba nabyo kubiteganya, sibyo? Ugateganya ko za mbogamizi zitabura, ukumva ko nimba waje muri bizinesi ukayirimo nk'umukino, uzamo ugakuramo akanyungu kawe wenda washakaga ugahita ugenda, nta kindi marizo. Ubwo bivuze ngo uragomba kumera nk'umuntu, urugero nk'umunyeshuri. Wa munyeshuri aratangira mu wa mbere prime nako gardienne mu kiburamwaka, kaza mu iryo shuri incuke, primaire, secondaire, vuga ngo aba ari gushora ariko yiteze kuzasarura mu gihe atazi kandi kirekire. Ubwo bishatse kuvuga ngo ni ugutekereza nk'umuhinzi uhinga kawa. Umuhinzi urabona umuntu uhinga inyanya mu mezi 5 aba yatangiye gusarura, umuntu uhinga ibijumba mu mezi 4 aba yatangiye gusarura, ariko umuntu uhinga ikawa yitegura byibuze gusarura haciyemo iminsi myinshi, imyaka 3 niyo bikeye. Wayitayeho bwa mbere, bitera bwa mbere, iyo uyiteye bwa mbere. Ubwo bivuze ngo no muri bizinesi biradusaba ko duplaninga, tukavuga ngo ntabwo tuje uyu munsi duhita dushora twunguke, ahubwo bivuze ko turashoye ariko twiteze kuzunguka mu gihe runaka cyane. Ubundi niko byakagenze. Urubyiruko se uri kubona tuzabishobora? Oya, urubyiruko nyine icyo dushabadukiye ni za profili twebwe tuba dukeneye zihuta cyane.
ukumva ko nimba wenda ugiye mu kantu ugashakamo amafaranga menshi ashoboka ku buryo byibura ku munsi wajya wumva ko wakwinjiza wenda nk'ibihumbi 10 kandi ugitangira. Ariko ku ruhande rwanjye ndabumva rega burya iyo uri gukora ugakora hari ikintu uri kubona bituma ugira imbaraga. Urazigira ariko si byo cyangwa witonze ariko uri kwibuka ko uri gutangira. Ndabyibuka ko ndi gutangira ariko nimba natangiye burya ngomba kwishyiramo ko ngomba guhita ntangira mbona profit yanyu vuba uburyo nanjye ngomba kumara igihe nyine gito ntangira gukora mbona ku mafaranga. Okay, aho ngaho rero iyo uhageze urumva ufite ibitekerezo bimeze bityo ugitangira business rero yakunaniye yuko iza profit ntabwo uzahita uzibona kandi koko nutazibona uzahita wumva ko bya bindi wagiyemo nta kamaro bifite. Ubireke use nk'umuvinga uve hamwe ujya ahandi ujye gushakira ahandi kandi hahandi iyo uhaguma byari gufata wenda igihe ariko byibura bikagira bite bikagira inyungu mu hazaza hawe. Bivuze ngo turacyagaruka kuri cya kintu mu kwihangana muri business y'uri umutangizi bakomeza kurwana ariko ukirinda gucika intege. Okay, none rero reka dukomeze tugira numva tutagira ikiganiro kirekire cyane. Ntabwo twagira ikiganiro kirekire cyane ariko twari tumaze kureba ku bintu wakwibaza mu gihe uri gutangira business tuba tubonye ibintu bibiri. Ngira ngo nimba bishoboka reka turebe ku bintu byibuze bitatu. Noneho kugira ngo iki kiganiro cyacu igihe tuzagisohokurira tuzabashe kuzana none dukomereza kuko kuri business hariho ibintu byinshi cyane twarebamo byinshi kandi bifite na byinshi twabivuga. Reka tugerageze tuvuge wenda ku bintu bitatu tuba tumaze kuvuga ku bintu bibiri turebe ku kindi kintu cya gatatu mu bibazo umuntu yakwibaza mu gutangira business cyangwa se mu byo yagatekereje. Okay, ikindi rero cya gatatu wakwibaza ese nyuma y'ibyo byose umaze kubitekereza wumva wabikora ese wabikora? Hari ugutekereza hari ukumva ko wa planning ukuntu uzabikora ese urite ariko wabikora kuba wayitangiza ya business umaze kwibaza kuri bya bintu mu gihe wowe ugiye gutangira ya business. Rero akenshi mu itangira rya business burya buri muntu wese uritekereje kuyitangira burya aba yumva ko ari gukora ahubwo ikibazo kivuka nyuma yamaze kugeramo agahuriramo n'ibyo atatekerezaga cyangwa se nta wundi muntu se waza agushuke uhita ubivamo simba ari ukugusha cyangwa ngo akugira inama birashoboka igutandukanya na business. Ari no mpamvu ngiye buriya muri njye mfite ukuntu hari ibintu runaka nkora ntagize uwo ngisha inama kubera ko hari igihe ugisha umuntu inama ku kintu cyari na cyiza ariko wenda kubera abantu tugenda duhinduka dufite ukuntu dutekereza igihe umuntu mugezaho business ya idea kumva yarangiza agahita guca inyuma akavuga ati umuntu reka muce intege mwereke ko amafaranga agiye gushora muri ibi bintu azunguka bitinze mudindize noneho ngiye ahubwo nzasubira inyuma wa mushinga we bite mushora ngo babantu bashobora guca intege mwitangira mu gitekerezo cya business yawe utaranayitangira barahari kandi ku bwinshi. Aho mpamvu ngewe rimwe na rimwe iyo ndi kuganira n'umuntu rimwe na rimwe nakugira inama ko buri kintu cyose ni byiza kugisha inama ariko ntabwo ari byiza ko buri bintu byose byawe ugenda ubibwira abantu ugiye gukora kuko hari aho baguca intege bakagukanga kandi mu bintu wari uzakora ukabishobora. Byo ukwiye no kugisha inama koko ariko umwanzuro wa nyuma aba ari uwawe neza ntabwo aba ari ukuvuga ngo nimba ugishije inama sometime ngo ufata wa mwanzuro wakubwiye biragoye ko wazajya muri business ugendera
ku bantu bakiri bato bajya gucika n'intege bituba hafi cyane, kuko nimba njyewe urugero ngiye kugira ikintu ntangira gukora urumva, kandi nkaba nari natekereje ko kizamara imyaka myinshi kugira ngo kibe benefit, igihe ubwanjye namaze no kubyishyiramo, hakagira undi muntu tuganira agahita ndeviya kuri cya gitekerezo akambwira ati wowe wenda urugero ufashe miliyoni yawe ugiye kwishura mu bintu bishobora kuzunguka nyuma y'imyaka 10, waje ugakora ka business karajya kaguha amafaranga umunsi ku munsi. niyo mpamvu nyine tuba dukwiye tukabanza tukamenya tukabwira ngo tubashe gusobanukirwa ese ikintu tugiye gukora tugiye kugikora ku bwacu no ku nyungu zacu ziteranye, ariko tukabanza tukamenya ngo na ba bantu bashobora kuduca intege tumenye se ni gute tukabasha kubyitwaramo neza mu gihe cy'itangiro rya bizinesi. cyane dusoza noneho twagiriye inama urubyiruko noneho rugishaka gutangira bizinesi. Urubyiruko rugishaka gutangira bizinesi iyo ari yo yose, burya ubundi bizinesi ni igikorwa ukora gishobora kukuzanira inyungu z'ako kanya cyangwa se inyungu zo mu gihe kizaza. Burya njye ariko nkaba nkunda bizinesi ishobora kuzakungura mu minsi izaza kurenza uko yahita ikungura aka kanya mu minsi izaza ikaba yarangira. Urubyiruko barebe ku mishinga ishobora kuzabungukira ejo hazaza kurusha uyu munsi, kuko uyu munsi tuba tugifite n'imbaraga, ariko ejo hazaza ni handi tuzaba dutangiye gukura za mbaraga tutakizifite. ubwo urubyiruko njye narugira inama zo batinyuke, bere gutinya ko bagiye gukora ibintu bitarahita byunguka ako kanya, ahubwo bo batangira. Burya ikintu kigora cyane ni ugutangira. Ugomba gutangira ugateringa, ukongera ugakora paka gerageza utsindwe, ariko wagerageje. Wenda tusoza ikiganiro ibyo bintu bitatu twari turebyeho wabibutsa abadukurikiye mu buryo bugufi. Mu buryo bugufi byari ibintu bitatu byibura wajyana gute wategura bizinesi yawe. Hari ikintu cya mbere twabonyemo ni ukubanza ukamenya bisaba iki kugira ngo utangire bizinesi yawe, sibyo? Icya kabiri twasanze ari nk'urubyiruko bidusaba iki kugira ngo twisange muri bizinesi. None icya gatatu twasanze ese nimba koko uri ushaka kujya muri bizinesi ese wabitangira? Nibyo bintu ukwiye kwibaza. Ibyo bintu byibajijeho rero ubasha byibura gupuraninga bizinesi yawe ukayikora nta nkomyi, kandi wahura n'imbogamizi ukamenya uburyo ki uyikemuramo. Bakunzi b'ukuri ku TV rero, mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi ikiganiro cyacu twatangiye muri Young Debate, ni uruhererekane rugendanye n'ibiganiro kuri bizinesi, ku buryo bizinesi ikora, ubwo buryo itangiramo. Icya none rero nta tugisoreje, tubashishikariza gukomeza kuzabana natwe mu biganiro bitaha, n'ubundi tuzaza ducumbukura ku bigendanye na bizinesi, kuko bizinesi nicyo kintu akenshi gituma n'ubuzima bw'abantu bukomeza kuba buriho. Icy'uyu munsi rero reka tugisoreza aha, ariko tubibutsa ko mwebwe mukitubona bwa mbere mwibuke kureba mu ruhande rw'ibumoso bwanyu ahantu hari ijambo ryanditse mu ibara ritukura rya subscribe, ukandeho. Numara gukanda wibuke neza gukanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona n'ibindi biganiro tugenda tugutegurira byinshi bitandukanye. Iki kiganiro rero mwagiteguriwe kandi mwakigezwagaho nanjye Cyane Kubwimana afatanyije na Ezekiel Twagiramungu. Mwakoze nawe utaha mu bindi biganiro, kandi nawe Cyane wakoze. twongere duhure ubutaha. Sawa sawa.